Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana iguha umugisha. Yesaya igice cya 32 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo amaso y'abareba ntazagira ibikezi kandi amatwi y'abumva bazayatega. Rero turacyari mu mujyo w'ibyigisho byacu bya Daniyeli. Murabona umuvandimwe nanone aragarutse kugira ngo atuganirize. Turacyari kuri ya nsanganyamatsiko ijyanye n'ibyigisho bya Daniyeli ivuga ngo nidukomeza kunyuranya nayo izanyuranya natwe. Rero tugomba kubitekerezaho cyane. Twiginjiye mu gitabo cy'umugenzi, nkomeza mubwira ngo ni ukubera iki abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho ariko ntibagire ubwoba bw'ibyaha byabo. Ndetse hari amagambo nigeze mbasomera ndababwira ngo abantu benshi bapfiriye mu nsengero kubera ko babwiwe ibyo kwihana no guhinduka ntibabikora, ndetse bakaba batumva n'ibyo ababwiriza bababwira n'ibyo ibyanditswe bivuga. ngo abo bantu bapfiriyemo ngo ndetse babaye nk'inzugi zihora zizunguriza ku mapata. Mbese birakwiye? Ntabwo bikwiye, ahubwo dukwiye gufata icyemezo. Buri muntu wese agahaguruka akavuga ati dukwiriye kugira umwanya duhagararamo kugira ngo tubashe guhangana n'urugamba ruri imbere yacu. Iyo dusomye icyigisho cya Daniyeli 11 harimo intambara nyinshi, kandi izo ntambara zose icyo zashakaga zagombaga kugenda zikagera mu gihugu cy'ubwiza. Muri icyo gihugu cy'ubwiza zari zifite uwo zihiga, ntabwo ari ikirere zahigaga. Niyo mpamvu rero ibyanditswe biboneka mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba. Ndetse niyo ugeze ku murongo wa 15 w'igice cya 3 mu mubwiriza nyine naho hongera hagashimangira gutyo. Rero Imana iduhe kuba maso bavandimwe, kandi turabashimira aho muherereye mu bihugu byose. Rwose mukurikirana uru rubuga, nizeye ko mutazahomba, kandi ni ukuri Imana iracyadukeneye. Haracyari ibyiringiro ko nituyiyegurira ni ukuri tuzakizwa. Twongereho kuzana n'umuvandimwe wacu muri aka kanya, agiye kongera abibwira abamubonye bwa mbere, hanyuma atubwire n'ijambo ry'Imana agiye kudukomereza muri Daniyeli igice cya 11. Murakoze cyane bene data. Reka mbasuze nanone mbifuriza amahoro y'Imana. Amazina ni yayandi, ni Ihirwe Blaise, ndi umuvugabutumwa. Tugiye kongera tuganire mu ijambo ry'Imana. Ndabinginze ngo tujyane muri ibi byanditswe byera. Murakoze. Amen. Bakoze cyane. Reka tubanze dushime iyo dukesha guhumeka no kwinyagambura. Mana ikomeye, turacyagushimira kuko uri Imana, urakiranuka, ubu duhaye amahirwe yo kutwongerera aka kanya. Reka rero twe kugapfusha ubusa Mana, kandi umuntu wese uzajya utega amatwi ajye nukura ashyira mu bikorwa nibyo byakunezeza, kandi natwe twakumva yuko ahari iryo jwi ryumvikanye tukarushaho gushima Imana. Urakoze rero nyiribihe, gakomeza ubane natwe kandi ufashe umwana wawe. Nitugera ku musozo turakomeza tugushime mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Dusabira umugisha yabagewe n'abadukurikiye. Ndifuza yuko tubanza kwibuka aho twari turi, ndetse twabonye neza mu cyiciro cyabanje yuko tudakwiye kurangarira ibaho ku isi, ahubwo dukwiye kurangarira umutambyi wacu mukuru. Yesu igihe yavugaga ku bijyanye n'ibimenyetso by'ibihe by'imperuka yaravuze ngo nimubona ibyo byose bibaye, ntabwo yavuze ngo muzabihanga amaso, ahubwo muzararame mubura amaso yanyu murebe hejuru, aho gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda guturuka mu buturo bwera bwo mu ijuru. Rero igihe cyose tubona ibi biri kuba, ntabwo dukwiye kurangarira ijwi ry'iri hembe, ntabwo dukwiye kurangarira ijwi ry'umwami w'ikasikasi, ntabwo dukwiye kurangarira ibikorwa bye cyane. Dukwiye kurangarira ibikorwa bya Kristo buri gukora umurimo wo guca icyaha mu mitima yacu. Hari igihe dushobora kubaho wenda rimwe na rimwe hari amakuru tudafite y'ibiri kuba ku isi, ko byose ntitwanabimenya, ariko nitubaho turi mu murongo w'abana b'Imana, nk'uko Imana yarinze Abisiraheli imivumo ya Balamu, niko natwe izaturinda. Mu by'ukuri ntacyo bari bazi cy'ibyo Balamu ari gukora, bari babaye aho ngaho ntacyo batekereza kigendanye nabyo, ariko kuko bari bitaye ku murimo
cyangwa se bahamanyaga n'umurimo umutambyi wacu mukuru akora Yesu Kristo, bahamanyaga n'amategeko y'Imana, ntacyo imivumo y'uburakari bwa Balamu yigeze batwara. Niyo mpamvu rero igikomeye ni uguhitamo kuba mu ruhande rw'Imana. Igihe cyose ubugingo bwacu bushaka Imana nta kizizadutwara. Mu gitabo bita ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 mu cyisho cya 44 cyitwa kwitegura akaga gaheruka, ijambo ry'Imana yatubwira ngo nituramuka tubanye amaso n'ijambo ry'Imana, Imana izaturinda ikintu cyose kidakurikiza amategeko yayo. Reka rero nubwo iby'isi dukeneye kubigenzura tukabwira abantu ngo ibimenyetso birahari, reka imitima yacu ye kurangarira ibyo by'isi, ahubwo irangarire mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriya Sumifu, yanditse amagambo akomeye cyane, aravuga ngo iyo ibintu biri kubaho ku isi tugomba kumenya ko imyanzuro ikomeye igendanye nabyo iri gufatwa mu ijuru, bigatuma twebwe tudaheranwa n'ibyo by'isi byabaye nk'abadafite ibyiringiro cyangwa se nk'abacuritse umutwe mu by'isi, ahubwo tukerekeza ibitekerezo byacu mu bwami bw'Imana. Aho ngaho niho gutabarwa kwacu kuba kugomba guturuka. Mu cyisho cy'ubushize twabonye ibigendanye n'ubuturo bwera ukuntu bwarasenyutse bitewe n'ibyaha by'abayuda, bitewe n'ibyaha by'abakristo, kandi nabwo ubuturo bwera bwarongeye burasenyuka. Imana yaduhaye nge nawe inshingano yo kongera ubuturo bwera tubwubake. Dukeneye kongera kwigisha abantu iby'umurimo w'umutambyi wacu mukuru ari we Yesu Kristo. Dukeneye kongera kwigisha abantu uburyo bakizwa ibyaha byabo. Dukeneye kongera kwigisha abantu uko abantu bakwemerwa n'Imana. Dukeneye kongera kubigisha uburyo ishusho y'Imana yaguruka mu bitekerezo byabo. Iyo ni inshingano dufite, kandi Imana yari igushinze, ufite uruhare ugomba kuyikoramo. Irashaka yuko twubakwa. Intumwa zakoze umurimo wazo, ni ijambo ry'Imana avuga ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bivuze ngo intumwa ari umurimo zakoze, n'abandi bagiye bakurikiraho bagiye bashyiraho itafari ryabo, inyubako ntiruzura. Imana irashaka yuko nanjye nawe dushyiraho itafari ryacu, tuzana abagabo n'abagore kuri iyi nyubako y'ubwami bw'Imana. Kandi ejo bundi igiye kuzura, Imana abubatsi bose ibajyane mu bwami bw'Imana. Mbese ntabwo urumva utanejejwe no kuzaba muri uyu mugabane? Imana ikugire neza cyane. Ejo twari mu cyigisho kitubwira ibigendanye n'urugamba rwibasiye ubuturo bwera. Ubu rero tugiye kujya ku cyiciro kitubwira ngo urugamba rwibasiye isezerano ryera. Ubwo tugiye kwiga icyo ubupapa bwakoze mu myaka 1260. Nubwo turi buze kugaruka ku ngingo zimwe na zimwe twavuze ejo, ariko tugiye kwiga duhereye ku murongo wa 28 tugeze ku 39 w'igice cya Daniel. Ntabwo twigize dutinda mu bwami bwa kera mu mateka yo mu gice cya 11 cya Daniel, ntabwo twigize dutinda muri ayo mateka y'Abapitolemi, ntabwo twatinze mu mateka y'Abakayizari. Twagiye tureba ingingo z'ingenzi tugomba kurebana nazo, ahubwo twe twatinze ku isano bifitanye n'agakiza kacu. Daniel mu gice cya 11 rero, isomo ry'urufunguzo, amasomo y'urufunguzo, tugiye kubanza dusome imirongo yose. Ubu tugiye kwiga ibintu bikomeye cyane, ndifuza ko muba hafi. Haranditse ngo nyuma azasubirana mu gihugu cy'ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Ijambo rirakomeye cyane bene data. Yanditswe byari biravuze ngo uyu mwami yagombaga gusubira mu gihugu cye. Constantine ajya guhinduka umukristo, yarabanje yanga isezerano ryera, yanga amategeko y'Imana, ahitamo kuvanga ubukristo n'ubupagani kugira ngo atere abakristo kuramya ibigirwamana. Umutima uzaba wanganye n'isezerano ryera, kandi azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Iri jambo gukora nk'uko yishakiye twarabibonye mu cyisho cyashize, twabonye neza yuko bimeze neza nk'ibyo ubwami bw'ubugiriki bwakoze. Niyo mpamvu yitwa inyamaswa isa n'ingwe, iri gukora ibintu bimeze nk'iby'abagiriki bakoze, kuko nabo nibo bakoze ibyo bagenje bate yishakiye. Reka twongere dusubiremo aya magambo. Nyuma azasubirana mu gihugu cy'ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Ni irihe sezerano ryera yaje yanganye naryo? Kugeza ubwo akora nk'uko yishakiye. Ubundi yaza gukundana n'isezerano ryera, yari gukora nk'uko Imana ishaka. Ariko kuko yanganye n'isezerano ryera, ari gukora nk'uko agenje ate yishakiye. Murongo wa 29 haranditse ngo nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubireyo, ariko azasubira yagenje gute? Arakariye isezerano ryera. Ntabwo azarakarira inkuge z'ikitimu, ahubwo azarakarira iki? Isezerano ryera. Kandi bongeye kubisuramo bwa kabiri ngo kandi azakora nk'uko agenda ate ashaka.
uyu ninde? Twaramubonye ubushize. Ninde wasimbuye ubwami bwa Roma ku ngoma? Ubwami bwa Roma bwaratsinzwe, ariko ninde wabusimbuye? Constantine amaze guhinduka umukristo, ubwami bwa Roma bwakomeje kugenda bucika intege. Nyamara nubwo bwacikaga intege, itorero ry'i Roma ryo ryagendaga rigwiza imbaraga, kugeza aho ubwami bwa Roma bwashenywe n'ubwami bwo mu Burayi bwajyanyijwe hano n'inkuge z'Ikitimu, zashenye ubwami bwa Roma bwigabanyamo ubwami 10. Nyamara uyu mwami we ntabwo yari apfuye, kuko ubutware bwari bwarahawe umukuru w'itorero ry'i Roma. We rero yahise agaruka, ariko agaruka atitaye kuri ba bandi bamugoye mu rugamba, ahubwo agaruka yitaye kuri bande? Yitaye ku isezerano ryera ryarakariye. Biratangaje cyane. Kuki yari yitaye ku isezerano ryera? Mbese isezerano ryera ni iki? Reka dukomeze aha ngaha. Niko kazasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera inshuro ya gatatu. Isezerano ryera ni kimwe mu bintu by'ingenzi biri buze kwibandwaho muri iki cyigisho dufite. Kuki azita ku baretse isezerano ryera? Reka umurongo wa 31 haranditse ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome. Ngira ngo ibi ngibi twabibonye mu cyiciro cy'ubushize. By'ubuturo bwera ntabwo tubitindaho. Bakureho igitambo gihoraho cyangwa se bakureho igihoraho, bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Nababwiye ngo tugiye kwiga ibigendanye n'urugamba rwibasiye isezerano ryera, ariko nanone mu yandi magambo gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Ayo niyo magambo abiri turi busobanure: isezerano ryera n'ikizira cy'umurimbuzi. Kuko ndabizi ko mu bitekerezo by'abantu benshi ibi bintu birimo mu buryo bukomeye. Rimwe na rimwe hari igihe n'abizera bavuga bati ikizira cy'umurimbuzi, bitewe n'amakuru bagifiteho, bati buriye umuyobozi wa leta naramuka aje mu rusengero agahagarara ku ruhimbi, ubwo haraba habaye ikizira cy'umurimbuzi. Ntabwo ari byo. Nubwo nabyo bidakwiriye, ntabwo ibizira byose byitwa ibizira by'umurimbuzi. Oya, ntabwo ari uko biri. Ikizira cy'umurimbuzi cyo kirihariye, kandi ijambo ry'Imana rikitubwiye bifitanye isano no gukuraho isezerano ryera. Umva aya magambo: abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Urumva ko dufite amatsinda abiri. Dufite itsinda ry'abantu baretse isezerano ryera, dufite n'abantu bazi Imana yabo. Mbese uraba muri iki tsinda? Uraba mu itsinda ry'abantu bazi Imana yabo kandi bakitondera isezerano ryera, cyangwa uraba mu itsinda ry'abantu bagomba kuyoboka uyu mutwaro uyoboye isi ariko baca mu isezerano ryera? 3 kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bitwe n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya nabo babariganya, kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe, bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Hano bamaze kutubwira ni abanyabwenge bonyine nibo bagombaga kuba muri uyu mugabane. Hano bamaze kutubwira amatsinda abiri y'abantu bagombaga kuba bagenderewe. Itsinda rya mbere ni iry'abagomba kwicwa, irya kabiri ni iry'abavuye mu isezerano, bari kuyobeshwa gushyeshyengwa. Aya ni amatsinda abiri y'abantu bavuga ko ari abakristo. Yesu yiswe umutware w'isezerano ryera, nkuko tubisoma muri Matayo, muri Daniel 11:22, ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe ni Yesu. Ni umutware w'isezerano. None iri sezerano ni irihe? Ni irihe sezerano ribangamiye Satani? Ni irihe sezerano ry'ingenzi ryanditswe mu ijambo ry'Imana uyu muntu yashakaga gukuraho uko byagenda kose? Kugira ngo tuze kumenya iri sezerano, turaza kuzirikana amagambo yanditse muri Daniel 7:25 yadusomere, kugira ngo abantu baze kumva neza iby'iri sezerano. Handitse ngo iki? Daniel 7:25. Ariko mbere y'uko wasoma, reka tubanze dukomeze ku murongo wa 36. Ariko banzu yasome. Daniel 7:25. Ni iki uyu mwami yagombaga gukora kigomba kutwumvisha neza iki isezerano ryera risobanura? Haratubwira ngo niba uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Urakoze cyane. Reka tugerageze gufata aya magambo twize yo muri Daniel 7:25 ndetse tuyahuze nayo twasomye kuva ku murongo wa 28 w'igice cya 11 kugeza ku 35.
hariya muri Daniel 7:25 tubonye yuko ngo azavuga ibyo kugomera isumba byo byose. Ibyo turaza kubisoma duhere ku murongo wa 36, byo ntabwo twari twabigeraho. Kabiri, azarenganya abera bisumba byose. Mbese twabonye ko abantu b'Imana bagombaga kwicwa, barishwe. Hano twabisomye guhera ku murongo wa 33 kugeza ku murongo wa 35. Azarenganya abera bisumba byose. Ikindi twabonye ni iki? Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Niba uri kwitegereza neza, uri kubona ko hano barimo baratwerekeza ku mategeko y'Imana. Ni irihe sezerano Imana yagombaga gusezerana n'ubwoko bwayo? Yeremiya 31:33. Ndagira ngo mwumvire isezerano Imana igomba gusezerana n'ubwoko bwayo. Haranditse ngo, ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni Uwiteka avuga ngo, nzakira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ndagira ngo mwumve ibi bintu biri aha ngaha. Nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kwita ku buturo bwera, twabonye ko Imana itura hagati muri twebwe, ariko igisezerano ryayo ni amategeko yayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nzayandika mu mitima yayo. Nzayandika mu mitima yabo, ni ryo sezerano nzasezerana nabo. Niyo mpamvu isanduku yabaga mu buturo bwera yitwa isanduku y'isezerano. Impamvu yitwa isanduku y'isezerano ni uko yabagamo amategeko y'Imana. Pawulo agaruka kuri iri somo mu Baheburayo 8 umurongo wa 8, hari ikindi kintu avuga. Abaheburayo 8 umurongo wa 8 atubwira ngo iki? Reka duhere ku murongo wa 7. Haranditse ngo, iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi. Kuko yavuze ibaga iti, dore iminsi igiye kuza, ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, ni Uwiteka avuga. Hano batugaragaje ko abataguma mu isezerano ry'Imana, ubwo Imana ntabwo ibitaho, ariko abaguma mu isezerano ryayo niba Imana yitaho. Umurongo wa 10 haranditse ngo, kuko iri ari ryo sezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ibi bizakora iki? Ntibazigishanya umuntu wese ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye uruta abandi, kuko nzabarira gukenerwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritugaragarira isezerano Imana yagomba gusezerana n'ubwoko bwayo, ni ugushyira amategeko yayo mu mitima y'abantu. Zaburi ya 25 umurongo wa 3 hari ikintu ijambo ry'Imana rivuga ku bigendanye n'iri sezerano. Mbese rivuga iki? Haranditse ngo, siko bizaba mu bagutegereza ntaho uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo those who transgress, abakandagira amategeko ngo nibo bazakorwa n'isoni. Sonye ngo kuva mu isezerano ry'Imana ni ugukandagira amategeko y'Imana, ni ukuva mu mategeko y'Imana. Mbega ukuntu ari akaga, ari n'ishyano cyane. Uyu mugabo rero ngo yagiye yitaye ku baretse iki? Isezerano. Mu yandi magambo, yagiye kuri ba bantu bafashe amategeko y'Imana bayashyira ku ruhande. Hari ibinyoma Satani bibiri yakoresheje mu gihe cy'Abayuda no mu gihe cy'itorero rya Gikristo. Yakoresheje ibinyoma bimeze gutya. Abayuda bibwiraga ko bafite isezerano ry'Imana, ariko banga umutware w'isezerano, banga Kristo igihe yazaga. Abakristo bibwira ko bafite umutware w'isezerano, ariko bakanga isezerano. Mbese ibi bintu bishobora guhurira he? Iyo wanze kimwe n'ikindi ubucyanze. Ntabwo ushobora gukunda Kristo ngo wirengagize amategeko ye. Niyo mpamvu igihe cyose yazaga yitaye ku baretse isezerano ryera, cyangwa se akagenda yarakariye isezerano ryera, bisobanuye iki? Soneye ngo na Kristo ntiyari amufite. Niyo mpamvu n'umurimo yakoreraga mu buturo bwera wa Kristo nawe yahise awurwanya, arabusenya. Mbega ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Ikindi twazirikana ahangaha ni uko Daniel 11 ihuza Daniel 7 umurimo w'agahembe gato na Daniel 8 umurimo w'agahembe gato, irabihuza ikabishyira mu kintu kimwe. Rero ibi ngibi bihita bitwereka ko iri tsinda riri kuvugwa ahangaha ni itsinda ry'Abakristo bakuyeho amategeko y'Imana. Mbese uyu munsi wa none amategeko y'Imana uyatekereza ute? Ntabwo utekereza ko yari ay'Abayuda gusa, nta kindi ibyo ngibyo kibitera.
ni influence cyangwa se ni uruhare rw'uyu mugabo waje yarakaye. Arakariye iki? Arakariye amategeko y'Imana, arakariye isezerano ryera. Ubupapa bukimara ku ngoma nta kindi kintu bwahitiyemo gukuraho, ni ugukuraho isabato y'Uwiteka, ni ugukuraho itegeko rigaragaza ikimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo. Mbega ukuntu ari ibintu bibabaje cyane kubona abantu biyita abakristo bashobora gukuraho amategeko y'Imana. Mbega ukuntu ari ibintu bibabaje cyane kubona abantu biyita ubwoko bw'Imana, abantu bavuga yuko bakurikira Kristo w'umugwaneza, bashobora kwigizayo ibintu bigaragaza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo azakora uko agenje ate yishakiye, kuko ubushake bw'Imana bwishyurirwa mu mategeko yayo. Ngo yigire munini ngo asumbe Imana. Mbese ibi ngibi ni iki ijambo ry'Imana ritubigeraho? Reka dusome ku murongo wa 36 turebe iki byanditswe byera bivuga. Azabikora mu buhe buryo kandi azabagambiriye iki? 36 nuko uwo mwami azakora uko ashatse. Gukora uko ashatse ni ukuhe? Ni ugukora adakurikije ijambo ry'Imana, akurikije imigenzo y'abapadiri, akurikije ibitekerezo by'abakuru, akurikije imigenzo basigiwe na basekuruza. Uyu mwami niko akora. Ntabwo ibyanditswe byera bifite ubushobozi. Kimwe mu bintu abantu batazi ku itorero gatolika ry'i Roma, ntabwo itorero gatolika ry'i Roma rigira isoko imwe y'ibintu biriyobora, rigira amasoko 3 ariyobora. Icya mbere ni ibyanditswe byera nk'uko babivuga, nubwo babishyira ku rwego runaka. Icya kabiri ni inyandiko z'abakurambere b'itorero. Icya gatatu ni inama, ni amategeko y'inama za kiliziya cyangwa se ibyemezo byafashwe na papa. Mu by'ukuri ibi bintu byose muri iyo myanzuro yabo babasha gufata ijambo ry'Imana bakarihindura ubusa, bagakora uko bishakiye. Uko niko inama zabo zagiye zifata icyemezo zikanzura yuko abantu b'Imana bamwe bagomba gupfa, kandi ijambo ry'Imana atari ko ribivuga. Byaterwaga nuko ijambo ry'Imana barishyize ku ruhande, basigaye bakora ibyo bishakiye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Mbega amagambo akomeye cyane. Ndifuza kubasomera bimwe mu bintu ijambo ry'Imana byabaye mu mateka, aho uyu mwami avuga ibintu bisuzuguza Imana nyamana kandi akishyira hejuru y'Imana. Mbese ni gute ubupapa bwishyira hejuru y'Imana? Ndifuza kubasomera amagambo akomeye cyane ari muri iki gitabo cyitwa Ukuri Kuvugwe. Bari kuvuga ku kuntu kiliziya yigamba kuba yarahinduye amategeko y'Imana. Kwishyira hejuru y'Imana nta bundi buryo byakorwamo uretse guhindura ikimenyetso cy'Imana ugashyiraho icyaha. Ni icyo ngicyo bisobanura. Aranditse ngo ni ukuri kiliziya gatolika ihamya ko ariyo yahinduye amategeko. Nta kundi byagenze, kuko muri icyo gihe nta wundi washoboraga kuba yagira icyo akora ku byerekeye bya mwuka mu kwigisha no mu iyobokamana keretse kiliziya gatolika yonyine. Iki gikorwa cyo guhindura amategeko ni ikimenyetso cy'ubutware bwa kiliziya mu iyobokamana. Ahari amategeko y'Imana cyangwa se hari ikimenyetso cy'Imana, bahasimbuje ikimenyetso cyabo ngabo. Nta kindi ibyo bisobanuye cyo kwishyira hejuru y'Imana. Hano baravuze ngo azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Mbese ni ibiki bikomeye bavuze bisuzuguza Imana nyamana? Nuko uyu munsi wa none bazwi nk'indi mana ku isi. Mu binyamakuru byabo, mu nyandiko zabo bagiye bahamya neza yuko ubupapa nta kindi buri cyo uretse kuba umusimbura w'Imana ku isi, uretse kuba umusimbura w'umwana w'Imana ku isi. Bituma abantu babarangamira, abantu bakura amaso yabo ku Mana yo mu ijuru. Bayeretse abantu yuko bafite ubushobozi bwo guca amateka y'iby'umwuka. N'uyu munsi wa none abakatolike baduteza amatwi. Ntabwo turi kwibasira imyizerere yabo, ahubwo turi kuvuga icyo ubuhanuzi bwavuze kugira ngo nabo babashe kubitekerezaho, barebe niba bakwiye gukomeza kuyoborwa n'ibyanditswe byera cyangwa niba bakwiye gukomeza kuyoborwa n'imigenzo y'abantu. Ibyanditswe byera nk'uko bivuze ngo yagombaga kwigira munini ngo asumbe Imana, asumba Imana zose, kandi akavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Icyitonderwa, ntabwo yagombaga kubikora avuga ko ari umupagani, yagombaga kubikora avuga ko ari umukristo. Mu rwa 2 rw'Abatesalonike mu gice cyawo cya 2 hatugaragariza neza uburyo Yesu Kristo atagombaga kuza urya munyabugoma atarahishurwa, ngo ni umubisha w'Imana wishyira mu rusengero rw'Imana, akicara mu rusengero rw'Imana ngo yerekane ko ari iki, ko ari Imana. Yicara mu rusengero rw'Imana niho akorera gahunda ze.
biratangaje cyane. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntabwo Imana yigize imurekera ubu bushobozi. Bwagombaga kugira iherezo, bwagombaga kugira ahantu bugomba kuzagarukira. Ariko reka tuzirikane ibyo yakoze. Haranditse ngo yagombaga kwishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, yagombaga guhindura amategeko y'Imana mu yandi magambo. Icya kabiri, azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera. Bivuze ngo yagombaga kubaho kugeza ku mperuka, yagombaga kubaho kugira ngo azanyweshwe ku gacuma k'inzoga y'umujinya w'Imana. Niyo mpamvu abantu benshi bajya bibeshya ngo Antikristo ngo yari Antiochus Epiphanus. Epiphanus ntabwo yaba Antikristo, yabayeho na Kristo ataraza. Kwizo mpamvu ntabwo yaba Antikristo. Icya kabiri, abantu bavuga ngo ni Kayisari Nero. Kayisari Nero ibyashowe byanditswe nyuma y'uko yanapfuye kera, kandi bivuga ko Antikristo yari ataraza. Kubw'izo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritugaragaje neza ko Antikristo yagombaga kubaho igihe cy'ibinyejana byinshi, kandi Antikristo ngo akazabaho kugeza aho uburakari buzasohorera. Uyu munsi wa none ari gutegura ibikorwa bye nk'uko tuzabibona mu cyiciro gikurikiyeho guhera ku murongo wa 40 kugeza ku 45. Ari gutegura ibikorwa bye by'urugomo bikomeye cyane byo kwibasira bwa nyuma amategeko y'Imana. Ariko Imana ntizamukundira kumara igihe kinini ari kubikora, ahubwo yizasandaza uburakari bwayo ku isi. Ibyahishuriwe igice cya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11 hatubwira neza uburyo ngo abantu bose bazamuramya nawe ubwe bazanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana. Azishyira yizane. Reka dukomeze. Yaravuze ngo kuko ibyagambiriwe bizasohozwa, kandi uwo mwami ntazita ku mana z'abasekuruza cyangwa kugushaka abagore. Hano bavuga ku mana z'abasekuruza, ntabwo bavuze imana z'abasekuruza muri y'Icyongereza. Ndifuza kubasomera iri somo mu buryo bwumvikana. Muri y'Icyongereza yitiriwe umwami Yakobo, bavuga kuri iri somo baravuze ngo uwo mwami ntabwo azita ku mana y'abasekuruza. Imana mu nyuguti nkuru bivuze ngo ntabwo azita ku mana y'ukuri. Icya kabiri, nta nubwo azita ku cyifuzo cyangwa se ku wifuzwa n'abagore, desire of women. Hano baravuze ngo ntago azita ku gushaka abagore, ariko ntago ari ukugushaka abagore abo bafatika, ahubwo abagore, icyifuzo cy'abagore. Abagore ni amatorero mu buhanuzi. Icyifuzo cy'abagore ni iki? Ni uwifuzwa ibihe byose ari we Yesu Kristo. Yesaya igice cya 4 umurongo wa 1 havuga ngo icyo gihe abagore 7 bazasanga umugabo umwe mubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu tuniyambike. Uwo bazasanga niwe cyifuzo cy'abagore. Uyu mwami rero ngo ntabwo yagombaga kumwitaho, ntiyagombaga kwita kuri data wa twese ariwe bavuze ngo imana y'abasekuruza. Kabiri, ntiyagombaga no kwita kuri iki cyifuzo cy'abagore cyangwa se uwifuzwa n'abagore ari we Yesu Kristo. Kuba ari uwifuzwa n'abagore bivuze ngo amatorero ubundi ni washaka, amatorero ni wakeneye, ariko ngo ntabwo azagenza gute? Azita ku kinoneho mu cyimbo cye. Hano haranditse ngo ahubwo mu cyimbo cyayo. Reka dusome aya magambo, cyangwa kutita imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Niwe uzaba yibona ko ari Imana, niwe abantu bose bazaba barangamira bakamuhanga amaso nk'uko byagenze mu myaka 1860. Uyu mwami nuko yarabayeho. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome. Mbese imana y'ibihome ni iyihe? Ni imana y'izuba, ni Nimurodi. Niwe yagombaga kubaha, akamwubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi. Mbega ukuntu za kiliziya ziba zitatse, mbega ukuntu imihango yose ikorwa aha hantu iba ari imihango itangaje cyane. Nyamara nta kindi bari kubikorera ari ukubaha imana y'ibihome, ari ukubaha Nimurodi, ari ugusenga izuba. Yesu Kristo bamukize ku ruhande kubera yuko niwe cyifuzo cy'abagore, niwe wifuzwa n'abagore, niwe wifuzwa n'amahanga yose. Data twese bamushyize ku ruhande binyuze mu gukira hirya amategeko ye, barangije bigaragaza ko ari Imana. Ikimenyetso cy'Imana bagishyira ku ruhande, bagisimbuza icyabo bwite, bubahisha izahabu n'ifeza imana y'ibihome, imana zuba. Uyu munsi wa none abakristo benshi barayisenga. Imigenzo myinshi y'abapagani yarajiza mu bakristo barayibatiza, ubu babifata nk'ibintu by'abakristo. Nta kindi kibitera, ni ukubera iyi mpamvu yuko mu cyimbo cyo kubaha imana y'abasekuruza yubaha imana y'ibihome. Mbega ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Izi zose ni ingaruka zo kureka isezerano ryera. Yarakariye isezerano ryera. Iki nicyo byagombaga kugeza abantu. Mbese wowe niki bizakugezaho kurakarira isezerano ryera? Mbese ko amategeko y'Imana atanditswe mu mutima wawe ntukora bimwe n'iby'ubupapa? Kugira ngo ibi bintu babigeraho byagomba kugenda bita umurongo wa 39 haranditse ngo
kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Imana itarigeze kumenywa nta yindi, ntabwo ari Imana yo mu ijuru, ahubwo ni Satani. Niwe wigira Imana ariko yihisha. Ntabwo ibigirwamana by'izuba byashoboraga kumufasha, kuko ibigirwamana by'izuba mu bundi buryo ni Satani uba wihishe. Niwe ngo wari umutwaramucyo mu ijuru, niwe ukunda kuvuga iby'umucyo, ibinyarumuri ndetse n'ibindi. Ni Satani, nta kindi kintu aba ashaka kwerekezaho. Igihe abantu basenga izuba babaga basenga, nta wundi basengaga ni Satani, ko niwe wari umutwaramucyo mu ijuru. Yashatse rero gukomeza mu buryo bujijishije, mu buryo abantu batazi. Uwo ni Satani. Muvandimwe wanjye, igihe cyose utaramya nk'uko gahunda y'Imana iri, nkubwire ngo mu buryo bujijishije uba usenga Imana utigeze kumenya, ariyo Satani. Haranditse ngo kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera afashwa n'iyo Mana itigeze kumenywa. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro, abahe gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu kw'ingororano. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Basezeranaga abantu ibintu byinshi cyane kugira ngo bakunde bemere ibi bintu byabo. Iyo umuntu yahimbaga uburyo bwo kwica umuhakanyi nk'uko babyitaga, bamusezeranaga ibintu bikomeye. Iyo abantu bajyaga mu rugamba rwo kwigarurira uturere tw'abapapa, babasezeranaga imbabazi z'ibyaha, bakaba amafaranga ndetse n'ibindi. Mwene data, ntabwo uri kubona ukuntu ubuhanuzi bwasohoreye ku bupapa bw'urugo? Imana itugirire neza cyane, kandi iduhe gusobanukirwe neza n'inshingano dufite. None ubwo ibintu byagenze bitya, byagombaga gukomeza kugeza ryari? Ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Daniyeli mu gice cyawo cya 12 umurongo waho wa 5 haranditse ngo nuko jyewe Daniyeli nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakurya y'uruzi, undi ku yo hakuno. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso mu ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ibyanditswe byera bivuze ngo iki? Byagombaga kuzamara igihe runaka. Igihe kingana iki? Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, cyangwa se imyaka 1260. Yatangiye muri 538 igihe ubupapa bwahabwaga isumbwe, bugahabwa ubucamanza bw'umwami w'abami bw'ikirenga. Hanyuma iyo myaka isoza mu cya 798. Tuzabona impamvu yo gusoza kwabyo mu cyigisho gikurikiyeho. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kandi uwo mwami uzamwemera wese azamwongezanya icyubahiro, abahe gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu h'ingororano. Byagombaga kubaho muri icyo gihe cyose. Bamaze igihe bafite ubutegetsi, bica bagakiza, amateka arabigaragaza. Hapfuye abantu benshi cyane, hapfuye abaprotestanti benshi cyane nk'uko twabibonye. Nyamara itorero ry'Imana ryakomeje kugenda rihagaze kandi rishikamye. Ndagira ngo ngaruke hirya gatoya turebe imigabane ibiri y'aba bantu, tuze kureba noneho icyo Imana idushakira, tugane ku musozo. Twabonye ko ngo azagenda yitaye ku baretse isezerano ryera. Ubu papa bwashakaga gukorana n'abantu badakomeza amategeko y'Imana. Muzasome iby'urwango ubu papa bwanze isabato y'Uwiteka. N'uyu munsi none buri gukora ibishoboka byose kugira ngo buyikureho. Muzabona neza urwango Satani yanga amategeko y'Imana. Nyamara ntabwo abantu b'Imana bigize bazimira, ntabwo abantu b'Imana bigize bashira, ahubwo nubwo hari umugabane muri n'abantu bari baravuye mu isezerano, bari baravuye mu mategeko y'Imana. Zaburi ya 50:16 kugira ngo abantu babyumve neza, Imana yabajije umuriro amubaza ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Zenga amategeko n'isezerano ni ikintu kimwe nk'uko twabibonye. Rero igihe cyose abantu birengagije amategeko y'Uwiteka baba bavuye mu isezerano rye. Birababaje cyane, ariko niyo si duhagaze mu uyu munsi wa none. Nyamara hari abantu ngo bagombaga kuba bazi Imana yabo. Imana ishimwe. Ntibagombaga gusenga ibigirwamana. Ni ikihe kintu cyagombaga gutuma bakomeza kumenya Imana? Nuko Imana ari umuremyi. Mbese niki kibigaragaza? Ni isabato y'umunsi wa 7. Hari abantu b'Imana bakomeje kuyinambaho kandi bakomeza kwitondera amategeko yose n'itegeko ry'isabato rihari nk'ikimenyetso cy'uko bazi Imana, nk'ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari Imana yabo. Urugamba naha rwari rugeze rwibasiye ubwoko bw'Imana. Barakomeje ku 33 baravuze ngo aba bantu ntago baziyicarira, bazakora iby'ubutwari.
mbese ibyo ubutwari bagomba gukora ni ibihe? Umurongo wa 33. kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha bagombaga kwigisha. Urakoze cyane. Bagombaga kwigisha abantu, bakamagana uyu mwijima w'ubupapa, bakamagana ibinyoma byabwo, bakabwira abantu uti dore nama w'Imana, dore ukura y'ibyaha by'abari mu isi, bakantu bakamwambaza. Nuko byagombaga kugera. Mbese uyu munsi wa none twebwe ibintu turabona yuko ari cyo kintu dukeneye. Imana itugirire neza. Kandi haranditse ngo bagombaga kwigisha benshi, nyamara hagombaga kubaho igihe kirekire bakicwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mbese icyo gihe kirekire kingana gite? Ijambo ry'Imana ryabivuze, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Murumva ko twatangiye no kwinjira muri Daniel 12. Kandi byarabaye. Ibi ngibi byararangiye, ntabwo tubitegereje. Yarakomeje aravuga ngo ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Abantu b'Imana barishwe miliyoni zirenga 50. Nibura mu myaka, hari ubushakashatsi bwakozwe, nibura kuva mu myaka y'200 kugeza mu kinyejana cya 20, Kiliziya yaragize uruhare mu rupfu rw'abantu barenga miliyoni 60. Kiliziya Gatolika yishe abantu benshi kurenza urundi rugago rwari rwose rwaba rwarigize rwica ku isi. Nyamara bavuga ko bahagarariye Yesu Kristo. Mbese Yesu Kristo koko niko yakoraga? Oya, ntabwo ariko yakoraga. Igihe abigishwe bashaka gutegeka ngo umuriro uve mu ijuru twika abantu bari bamwimye icumbi, yarababwiye ati oya, ntabwo muzi umwuka barimo. Umwuka wo kwihorera ntabwo ari umwuka w'abantu b'Imana, ahubwo umwuka wo kwihorera ni umwuka wa Satani. Niwe wavuye mu ijuru abonye Yesu ageze ku isi, kubera ko yari yaramwirukanye mu ijuru. Icyo yamukoreye gira ngo mwarakibonye. Uyu munsi Yesu ntabwo agipfa, nubwo twe turi abantu bapfa. Dukeneye kumwishingikirizaho kugira ngo imbaraga z'ubugingo bw'iteka ryose ziri muri we azaziduhe natwe, nubwo twarapfuye, maze zadushoboza tuzazuka. Kandi byabaye nibyo bizongera kubaho. Urakoze cyane. Ibi bintu turabitegereje. Umurongo wa 34 haranditse ngo nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa ariko buhoro. Hano b'Imana bagiye bicwa, Imana igahagurutsa abayobozi bamwe na bamwe kugira ngo ibyo bintu bibe bikumye mu nkokora. Nyamara ni gahoro gahoro barapfaga. Yesu abona kuri iki gihe yaravuze ngo hazaba igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Bega ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Nyamara aba bantu bagombaga gufashwa buhoro buhoro. Ikintu kibabaje giteye agahinda ni iki kintu cyanditse aha ngo ariko abenshi bazifatanya nabo, nyamara bagenje bate babaryarya, nyamara babariganya. Niba hari ikibazo itorero ry'uyu munsi wa none rifite, ni abantu bifatanyije naryo bariryarya baririganya. Mbese we ntabwo wifatanyije n'ubwoko bw'Imana ari kuririganya? Uzasoma iki ijambo ry'Imana rivuga ku bantu bagomba kuba mu itorero ryayo. Mbese wowe umeze ute? Imiterere yawe ni iyi? Ibyo bibazo abagorozi barabigize. Bagiye bagira amatsinda y'ubwaka, bagiye bagira abantu batahindutse, akarengane kaza bakabasiga. N'uyu munsi wa none abantu bari mu bwoko bw'Imana ariko batarahindutse, akarengane kagiye kuza akabashyire ku ruhande. Mbese wowe uzahagarara? Ukeneye kwisuzuma, ukeneye gushaka cya kintu ubupapa bwakuyeho, ari cyo kumenya Data wa twese, ndetse no gushaka uwifuzwa n'amahanga yose. Ukeneye gushaka isezerano ryera, kuko abakomeza isezerano ry'Imana, abategereza Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni. Abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Barakomeje baravuga ngo kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe bene. Igihe Imana yemereye ibabaro kugira ku bwoko bwayo irabatunganya. Uyu munsi wa none dufite ubuhamya bwiza bw'abantu b'Imana bagiye bicwa ariko bagapfa bahamya ukuri. Batumye ukuri kutugeraho uyu munsi wa none. Natwe dukwiye kumaramaza mu mitima yacu yuko dukwiye kurengera ukuri ku kiguzi cyose gishoboka. Kandi nubwo tutagira ikirenge mu cyabo ngabo, reka dutekereze Yesu Kristo watanze ubugingo bwe ku bwacu. Mbese ntabwo twe twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data, ariko ibyo bizashoboka gusa igihe dufite urukundo nk'urwari ruri mu mutima wa Kristo. Turarukeneye mu mibereho yacu. Bazatunganywa bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyayo cyategetswe. Mu yandi magambo, aba bantu barishwe nibyo, ariko imperuka yari itaraza. Mbese imperuka yagombaga kuzana iki? Nuwe mubabaro imperuka yagombaga kuzana nawe? Urakomeye cyane. Ibi bintu umuntu ashobora kuba byumvise akumva birashisha, nyamara ijambo ry'Imana rivuga ko ubupapa bwongera kuzana imbaraga. Nubwo uyu munsi wa none tubona budafite imbaraga cyane, cyangwa se
budakora ibintu bimeze nk'ibyo bwakoraga mu gihe cyashize muri iyi myaka, ariko vuba bitinde bitebuke buzongera kuzisubirana. Ijambo ry'Imana ricyo ritubwira kuri iyo ngingo. Ngiye kubasomera igihamya kimwe, some n'isomo risoza, ubundi tugane ku musozo. Mu ibaruwa y'103 yo mu 1904 paragrafi ya 17 hari amagambo ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta gihe dufite cyo gutakaza, ibihe by'amakuba biri imbere yacu, isi ihangayikijwe n'umwuka w'intambara. Ko bimeze vuba aha amakuba yavuzwe mu buhanuzi azabaho. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 11 cy'igitabo cya Daniel buri hafi yo kugera ku musozo wo gusohora kwabwo. Ibyinshi mu byabaye mu mateka bizongera byisubire. Ibyinshi mu byabaye mu mateka bizongera byisubiremo. N'ibiki bizisubiramo? Yahise avuga ngo ku murongo wa 30 hari ububasha buvugwa ngo azasubirayo arakariye isezerano ryera kandi azakora uko ashatse. Niko kazasubirayo yitaye kubaritse isezerano ryera, azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'umurimbuzi ndetse n'ibindi. Muzabisome neza muzasanga yuko ububasha suko ibi bintu ijambo ry'Imana bivuze ko ari byo bizongera bikirepeta bwa kabiri, ahubwo riravuze ngo ubu bubasha buzongera busubire buhabwe intebe bukore nk'ibyo bwari bwaragenje gute bwakoze. Ni nk'ibyo bwari bwarakoze, ntago ari ibyo bwari bwarakoze. Bisobanuye iki? Bazakora ibisa nabyo, bazahindura gusa imiterere y'urugamba uko ruzaba rumeze, ariko bazongera basubirana ububasha bica abantu, bazasubirana ububasha bongere bahindura amategeko y'Imana, bazasubirana ububasha bongere babuzanye gusenga. N'uyu munsi byaratangiye. Rero twe dukeneye kugira ngo tubike amategeko y'Imana mu mitima yacu. Iri sezerano yitayeho yarakariye niwo murimo uraje Imana inshinga, ni umurimo wo kwandika amategeko yayo mu mitima yacu. Mbese nta muntu n'umwe wafata icyemezo, ntabwo twafata icyemezo cyo kugira ngo dukomeze dusabe Imana cyane kugira ngo yandike amategeko yayo mu mitima yacu no mu nda zacu. Igihe cyose bitutabifite tuzaramya inyamaswa. Igihe cyose bitutabifite abantu bazisanga nta mbaraga bafite zo guhangana n'ubu butegetsi. Ariko ubwo Imana yabishyizeho iherezo, n'uyu munsi wa none izabishyiraho iherezo. Imana ubugome yabuhaye igihe. Dukeneye gufata icyemezo cyo kugira ngo tubike isezerano ry'Imana mu mitima yacu. Nituba dufite amategeko y'Imana, Imana izaturinda. Reka Imana idushoboze cyane nguko ibihe nk'ibi bidutegereje, natwe tube abanyabwenge, tube nk'abantu bakoze iby'ubutwari kandi bakabigaragara yuko bazi Imana yabo. Ntabwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntibazigishanya ngo umuntu wese amenye ngo Imana. Ubwo Imana izagisha buri wese. Imana ikeneye kukwishurira binyuze mu ijambo ryayo. Nutanga igihe izabikora, nutagitanga bizasoza utayimenye by'iteka ryose, kandi kuyimenya n'ubugingo buhoraho. Reka Imana idushoboze muri uyu mwanya kugira ngo icyatumye twumva aya magambo gisore mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane rero. Reka umuvandimwe yongere adushyira imbere y'Imana. Senga Imana. Mana yacu turagushimye, uhabwe icyubahiro. Amen. Nanone tugushimiye amagambo twize. Tubonye neza yuko tubayeho mu gihe gikomeye nk'uko bagenzi bacu babayeho mu bihe biteye ubwoba. Duhe ubuntu bwawe, duhe kugira ngo wandike amategeko mu mitima yacu. Nituba tuyafite tuzaba dufite ijuru ryose muri twebwe, kandi nta kibi kizatubaho. N'ikizatubaho uzaba wacyemeye, ndetse ikibi kiruta ibindi aricyo rupfu rw'iteka ryose, icyo ngicyo cyo tuzaba tugikingiwe by'iteka ryose. Duhe kwakira Kristo mu bugingo bwacu kandi agumemo, ndetse duhe kwandikwa amategeko yawe mu mitima yacu ahoremo by'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha naho utaha.